ko namubuze kuva ejo ku mutima wenda kumvamo. Mvara se mungu se ndanyiguye. No, apana iri itari gucamo. Uheruka kuvugana nawe ryari? Mperuka kuvugana nawe ejo agiye muri our past. Hanyuma bigenda bite? Hanyuma nyine sinzi ukuntu ndi live sheri. Sorry ndi live. Mperuka kuvugana nawe nyine agiye muri ntuze muri our past. Muri our past ejo. Hanyuma nyine nagiye kureba stories ze mbona nta kintu yapostinze. Okay, umuhamagaye kuva ejo telefone ye uramuhamagara ntabwo iriho. Ko ari metero ebyiri wamfashije ukangerera mu rugo akomanga ntibibe nk'ibya gitoko. Erega imitima iraturya. Ndi guhamagara nyine ngo numve nanjye. Oya ndabizi kufite amakuru ikibazo ni ikihe Linda na mini Zinda. Erega ugomba umva uburetse gato. Eric ni umushuti wacu. Eric ni inshuti yawe magara niwe uri hafi dore uramutwitiye n'ibyo mutubwira ari byo. Zinda ukuri ni ukuye. Eric ari. Reka nkubwize ukuri. Jewe ntago nzi Eric hanari. Uko niko kuri kwa mbere. Urumva byutse mbona abantu bamamagara nanjye. Eric sinzi hanari, Eric sinavuganye nawe. Eric sinzi nta kintu kimwe nyine nzi. Mwese Kigali baye uretse gato. Kigali baye New York ku buryo umuntu dushobora kukuvera umuntu dushobora kushaka tukamubura. Ukabutaza hanari muri 0 metre muturanye sheri. Okay, aho arahazi ariko ntagushaka kuhambwira. Ibyo birumvikana. Ntago mazi cyane. Ntago hazi. Niko kuri ntago mazi. Yego. Nk'umushuti wawe ubundi iyo atari mu rugo bari he. Ibi ngibi bisanzwe ku buryo Eric ava kuri telefone akabura niba mu rugo adahari. Kuko umwana umuntu avuye mu rugo nta uri mu rugo. Kandi urabona ngiye. Nanjye nyine uko umva byagucanze nanjye byancanze. Ko umva byagucanganyishije niko nanjye byancanganishije. Ntago mbyumva nanjye. Na telefone ye ntago namenya nyine ngo ari he. Undi muntu wa hafi ninde utari wowe wasemungu twamagara tukabaza cyangwa tubariza nawe. Ushobora kubaza undi muntu we wa hafi close kuri. Agira inshuti nyinshi. No ndavugira imagara nkawe. Ngo mubaze. Nta wundi muntu uzuri close kuri we nkawe ushobora kubaza. Ariko twese turi abashuti turi kumwe. N'abandi nabo bakaba batazi uko bimeze uragira ngo kene mbigenze gute. Uko mva nyine byagucanze niko nanjye byancanze. Eric ntago sinarindi kumwe nawe sinamenya ngo ari ahangaha cyangwa ari ahangaha. Ejo uvugana nawe wavuganye nawe kuri telefone wavuganye nawe kuri chat mbere yuko ejo. Wavuganye nawe kuri telefone ambwira hari ntuza yarafite uno munsi. Appointment yarafite uno munsi twavuganye nyine ari byo arimo arambwira. Ambwira yuko agiye muri our past. Yego. Ambwira ati turaza kuvugana ndambwira ari Kicukiro. Iriya our past yabereye Nyanza. Ntabwo yageze kuko yafatiwe Kicukiro. Yafashwe se kubera iki? Ndi kukubaza kandi wowe wavuganye nawe bwa nyuma ndi kukubaza sheri. Jewe nagiye kumuhamagara ninjoro ko nigeze mbona post ziwe our past irangiye. Muhamagaye numva telefone ntago iriho. Nyine ndavusinabyitaho ubu ngubu mu gitondo kubera yuko mbonye abantu barimo barambaza niyo mpamvu nari mbyitayeho. Nuvuga ngo singiye mukubajije wenyine. Singiye mukubajije wa mbere. Nyine buri muntu ari kumbaza ngo Eric ari hehe ntabwo mbizi. Nese ntabwo ngiye na Eric bigaduhorana. Ntabwo muhorana ariko niwe muntu we wa hafi niyo mpamvu wamagaye Zinda. Kandi ndatekereza ko amakuru ntabwo wabuye atayazi. Kinshuti yo niba babinteye impungenge bebe. Zi. Abaya ntabwo mbizi pe. Ahubwo nanjye nuyamenye. Ahubwo nanjye ngiye guhamagara ngo mubaze. Zinda kuva iwa ugera kwa Eric ni nta minota ingahe? Nta minota irimo. Mbabarira ugiyeyo umbariza umukozi ngo abantu baje gusaka kwa Semuhungu bamubajije iki? None se tunumva ahubwo ndusha amakuru. Ariko se wagiyeyo kuri ruhande. Bamusakaga iki? Mbwira nyine. Basi umuturanyi okay ndagusabye mbabarira mu kutumara amatsiko no kujya ngo dushinde ku murongo mbabarira nyerukire kwa Semuhungu ndagusabye. Nkwerereza umushoferi. Ugiye n'ubarize uvuge ngo mwaramutse abaturanyi.
ariko ndabizi nawe uratwara babarira tugerere kwa Semungu tumenyera amakuru wasanga turi no kuvuga gutya Eric yiriyamye aruhutse sibyo wiseka cyane Undira sekuragera muri njyewe ntago nzanarishu tete wenda abonye uburyo cyabavugisha akabibabwira yuko ndengana ntazahana none se wadufashije okay ndazira kuba ndi inshuti ye nkaba ntazahana izina nk'inshuti ya Godfather ya kera sibyo inshuti yanjye ntago ariko ntago duhorana manza unyumve manza umba service ngiye kugusaba shusho umba service ngiye kugusaba Zinda mfasha ngira kwa Semuhungu umumpere telefone tuvugane uwo kabyara we kandi uri kumbwira ko adahari gute se kandi ari umuturanyi ndi kukubaza ndebera niba ari we mu rugo imodoka yagize ikibazo ngo umumotari aramufata niwe ndi kuvuga wamufashe ntabwo ndi kuvuga undi muntu aramufata yaba yamugejeje mu rugo ngira kwa Semuhungu mbarize umumpe mvugane nawe kandi babarira kabisa niba nawe uri mu rujijo please Sawa ningira icyo menya ndakuvugisha. Okay, nkatinge off okay kamba muting. Jesus Christ. Ariko mukundi nkuru mukunda urugambo. Erigi iyo ufite inshuti uyitaho ukamenya n'ibyayo muri aho Yesu nashimwe mutapinge screen tapping a screen. Big man. Hello. Yo. Good morning. Meze bite suva? Meze fresh. Uracyakorana na Semuhungu? Uracyakorana na Semuhungu? Dukorana bimwe bya traffic. Amakuru wamuhamagariye ko mukeneye byihutirwa. Wamubuze se? Ntabwo namubuze cyane. Wamfasha hari ikintu wamfasha nkavugana nawe? Sinzi kuri uwo mubone. Kubera iki ntari bumubone? Ari Kigali. Ari he? Menya yagiye iwabo muri kwa mama wiwe. Hehe. Tuzi ko mama wese aba muri Tanzania. Muri Tanzania kenda? Ntabwo hakiri muri Kenya, ni muri Tanzania? Ni muri Kenya sorry. Mbwira Kaspi, ndi live man. Wichi? Ndi live. Ariko ibyo boro narabikujije man no kajya mu magari live turi kuvugana uri konjira live nice urumva ari fresh. Nta byanda no sari ikintu cyo nkubajije. Ariko ntunkupi. Ko bari gukwepa bose. Inshuti za Semuhungu ziri gukwepa. Inshuti za Semuhungu zirimo gukwepa. Yagiye iwabo. Hey. Allô? Oui. Bango yasubiye i Kigali. Yasubiye i Kigali ryari? Manda ajya bagiye kwibuka ryarira. Bagiye kwibuka bavuye ahita agenda. Sawa. Bya bintu bya Semuhungu mbanza bikaze kadutegereza. Ibiki bikaze. Funga mike yawe kuri ncyanutse. Ibiki bikazaguye ko hari umuntu avuye ko ari ikibazo. Ko nkubwiye ko ndi gushaka umuvandimwe, nkubwiye ko ari ikibazo wa mugore we. Ibiki bikaze. Icyo nderega nimero y'umuntu ishobora kuva wasanga ari no mu kiruhuko. Muri iyi minsi munshakire Semuhungu. Ariko uyu mugore arashyanuka. Ariko uri kabarankura ngo ndaguha akazi. Mutapinge screen. Mutapinge reka bampamagara. Ariko uri kabarankura kabisa. Tap your screen, people. Tap your screen. Kare nk'iki were. Ipo. Waretse urusaku.
noneho ibaze nk'abantu nukuri kwimana nk'abantu 100 bagiye bamaze gushyira muri request kandi nta bantu nzamura abantu bamwashyize muri request zingana gutya mutekereza ko ndibuze kubamanura kubazamura muvane n'izo request zanyu mu tapping screen kandi hurry up mugire vuba kabisa mu tapping screen tapping screen mwihuta iki kitari kunyitaba mu tapping screen hari ndi bivuga ngo kendo simyitaratora kabaye birakomeye ariko ngo difata na kataraza kazaza ngiye ubu ngubu uretse kuba ndi kubarebera mu ubundi iyi nkuru mbere yuko nyitangira reka maze mbarebe gutya umva mutapinge screen mutapinge Khadija maza hamagare gahunda murayizi ni yayindi mu magambo mufite yo kuvuga mugomba gukoresha amagambo yo kwigengesera no guca bugufi no kumenya ibiva mu kanwa kanyu uraba kunyuva no kuvuga ngo mutapinge screen my people mutapinge screen kugira ngo live ibe active uruma kunyuva hanyuma mbibutsa ko ku cyumweru hazaba hari icyo bise akasongoyiwa akasamutwe give me a second Omuza yishyire kuwa mbere kuko ku cyumweru hari indi space zabaho kuwa mbere zaba ari tariki zingahe let me check give me a second zipfa kuba umunsi wo kurangiza ni 13 bishyire Saturday kuko bishyire kuwa gatandatu kuko cyumweru hari space yindi nta kwica kuwa gatandatu kabisa yego thank you birakomeye mwaturamye muri kumva muri kwibaza ngo bimeze bite nimukore ku kimenyetso cy'umusaraba Khadija garura izo mbarika my fiancé kamuhiya mumbwire inshuti ya Semuhungu ya hafi ninde muntu ufite namba umuntu wa Semuhungu wa hafi ninde Nizinda Godfather iyo foto sinyikunze kuyihindure iki kigoryi uragahindurwa ibyo mu nda uragahindurwa ibyo kurya by'inkoko
wagishutewe ngewe mbere yuko nshyiraho ifoto nkugisha inama mani na zako Kasiya Buroro ntutume ncumura kiwerewere kankuboroke kakubitwa n'inkuba ntuyikunze gakunda ubusuri wagitumbiko we ngewe nkugisha inama y'ibyo ngiye gushyira kuri profile kuri ntuza yanjye stupid nakwe ngo byagira aha kangati sense ntuyikunze kundi inkuru mbi cuka n'uburara iki ngo bakita ngo simbi makeup gazi mutapinge tugende tugera kuri 200 mani mwese mutapingira rimwe umva ikintu ukora ntago byoroshye ikintu ukora fata hano urutoki rwawe ugenda ugira ngo tapote twihuta ndashaka kureba intuza zinda nyitaba nkunda kuvuga inkuru kumanza n'umugore wawe n'umukobwa dukundana na muzaje breaking news ye nayivuga iyi niko bimeze next general yagize umushitsi w'imyaka 30 ahita apfiriwe bro ariko baze kugira umushitsi agapfira mu nzu yawe Yesu Kristo gitare cy'amahanga akagwa mu nzu agapfa okay kadi agiye hese ntuza kadi give me a second ariko se ubugiye ute ko ari nkayo yose ko nawe udashobotse kandi nagarutse nimero ya nabikoze mbizarira ko nimero ya Simungu ntabwo iriho ndabizi garuka mpamagarira umuntu bita Zinda urimo kumva Zinda ndayigira uriya mukobwa siyegera nimeza abakobwa b'Ikigali ngwino kuzamuka kumva erega ngewe ngo difata ikintu kimwe ngewe iyo mba mfite ibintu byose mba bifite mu ntoki ariko noneho kagira uko mbitwara Yesu nashimwe waragiye madam waragiye ariyo narindimo wahamagaye se mungu akubwiye ngo iki ntayiriho nimero oya senda kubujije kuri telefone bisanzwe iyi kode isanzwe ntayiriho na WhatsApp ntabwo wamubona oya se urakomeje se no kuri WhatsApp ntabwo iriho uri seriyeze bisanzwe ntabwo ihari nibwo ugerageza oya ndavuga erega none sinjye ntabwo mfite indi telefone yo guhamagaza ariko ndashaka umuhamagara bisanzwe reka nongere ubwo wasanga utabyumva bisanzwe apana kuri WhatsApp kuri bisanzwe abantu mutapinge nibwo ari buze kwitaba iyi Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Yesu Kristo abazimu bashye bakongoke ndapfuye ngo difata amabere yikoze ntonza Yesu shindwa shetani mukubwa ninde muntu ujya kurya kwa Semungu ujya kurya akaguzayo ninde Benda yabaye iki ntabwo bizi Benda mwe muretse uko bizi nyavanga amakuru ntayatanze ko bagiye kuza mu kanya bagaturagurika reka nze bumve hajye umuntu mpereza harya ni DJ Benda urayitwa Benda DJ General General Benda turashize ahwi ndapfuye ko difata nakataraza kazaza nahise niherera ndarira umva musharinge live habaye iki ko njye neye ubwoba nkumbuye se ndamukumbuye mutapinge screen musharinge live mutapinge musharinge mwihute ntabwo ari kunyitaba hari undi muntu we wa hafi bamwita DJ
era nimba tugeze kuri uwo nguwo arakwe mbabaruta natusha. Hey, DJ Caspi. It's a grand. Guma. Caspi winkupa. Caspi turi inshuti. Caspi turi inshuti, ibi bintu bamurukora ntabwo ari byo. DJ Caspi winkupa.